Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze inshuti zacu mukurikira Bureze, mudahwema kudukurikiraho muri mu mpande z'igihugu cyacu cy'u Rwanda zigiye zitandukanye, tutirengagije n'abari mu mujyi wa Kigali ndetse n'abanyamahanga. Uyu munsi rero ndagira ngo twongere twimanukire Huye, ubu tuvugana ndi ku biro by'umurenge wa Huye, aho tugiye kuri tere ahabereye ibisa nk'ubwicanyi bukomeye cyane, aho umugabo yatemye umugore nawe akamutema bakarwana ariko bikarangira umugore ahasize ubuzima. Wakwibaza ngo byagenze ute? Ndahari ngo ngusobanurire. Weho reba ko wakoze subscribe ubundi tubane mu biganiro byacu n'amakuru bigiye bitandukanye biri gutrendinga. I Huye byagenze ute? Umugabo n'umugore barwanye, umugore asiga ubuzima. Ese byagenze ute? Uwo mugore afite imyaka ingahe? Umugore afite imyaka ingahe? Bapfuye iki? Reka ngusobanurire niyo mpamvu ndi hano. Umugore w'imyaka 38 wo mu karere ka Huye yishe atemaguwe, bikekwa ko byakozwe n'umugabo we w'imyaka 35. Banza wumve iyo difera, umugore arusha umugabo imyaka 2, nawe urembeye mu bitaro nyuma yo gusangwa yanegekaye afite ibikomere. Byabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa 28 rishyira 29 Kanama 2025 saa 3 z'ijoro, bibera mu mudugudu wa Rugerero, akagari ka Muyogoro, umurenge wa Huye mu karere ka Huye. Amakuru atangwa na nyirabukwe wa nyakwigendera witwa Kampire Daforoze avuga ko ubwo abuzukuru be, ni ukuvuga ngo ni abana b'ababyeyi barwanye, bajyaga iwabo kureba ibiryo byahiye ngo barye bigarukire kwa nyirakuru kuryama, kuko ariho baba basanzwe n'ubundi barara, ngo batunguwe no gusanga nyina ubabyara aryamye hasi yapfuye, na se yakomeretse cyane, maze baragaruka batabaza. Ubwo abaturanyi be bahageraga basanze uwo mugore yapfuye, umugabo nawe arembye cyane, maze bihutira gutabaza inzego z'umutekano, maze nawe yumva biramurenze ashaka kwiyahura. Ati nahise numva mpungabanye, abaturanyi nibo bagiye kureba uwo murambo, nahise numva nshatse kujya kwinaga mu cyuzi cya Kadohokwa, rwose abantu baramfata barambuza. Abahageze ngo basanze umugore yari arimo ateka bikiri ku mashyiga, ndetse ibiribwa birimo indagara n'inyanya bateganyaga guteka bikiri hafi aho ngaho mu gikoni. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Hassan Kamanzi yagaragarije Igihe ndetse na Blaze Boy, ibyo binyamakuru ko ari 2, ko abagize uyu muryango wababanaga mu buryo butemewe n'amategeko bari biriwe basangira mu kabari, bagataha basinze bakagirana amakimbirane, aho bikingiranye mu nzu bagatangira kurwana, ari nako bakoreshaga intwaro gakondo zirimo imihoro ndetse n'ibyuma. Twagize ati twasanze umugabo yatemye umugore, ariko umugabo nawe yari yakomeretse. Polisi na RIB byahageze bisanga umugore aryamye hasi afite ibikomere ku ijosi, ku mutwe no ku maguru, kandi yapfuye. Ari nako umugabo nawe yari afite ibikomere ku ijosi no ku kaboko, ndetse n'intwaro zakoreshejwe zikiri aho. SP Kamanzi yakomeje avuga ko umurambo w'uyu mugore wahise ujyanwa mu bitaro bya kaminuza bya Butare, ndetse umugabo akajyanwa kwa muganga ngo abashe guhabwa ubutabazi n'ubuvuzi, ariko niyoroherwa ko azagezwa imbere y'inkiko.
yibukije abaturage ko gukimbirana bitavuze kwicana, anasaba abaturage bose kuyoboka ibiganiro by'umuryango kuko ari byo bibyara ubwumvikane mu rugo, bityo abadahuje bakiyambaza inshuti z'umuryango n'izindi nzego, ndetse ko bazakenera polisi ubwayo yiteguye kubagira inama zo kubaka ingo z'amahoro. Ni ukuvuga ngo abazakenera polisi izabafasha ibagire inama z'uko bakubaka ingo z'amahoro. Uyu nyakwigendera asize abana batatu, umukuru akaba afite imyaka 13. Tubashimiye ko mwadukurikiranye hano ku kinyamakuru cyacu cyitwa Blaze Boy. Turabasaba gukora subscribe, mugakora ku nzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho 5 kwa 5, ari nako mukora share. Reka tubabwire ngo amahoro y'Imana nabane namwe.